tubonereho kwakira abadukurikiye banyuriye ku mirongo ya radio Izuba, kuko umwanya wageze. Tubahaye ikaze muri iyi gahunda tugiye gukomeza twigana ijambo ry'Imana rirebana n'umuryango. Turababwira umutwe w'amagambo hanyuma turirimbe dusenge, kandi twizeye ko mudukurikiye muri benshi. Amazina ni Kayihura Rabani. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo gusana imiryango yasenyutse no gukingira igihagaze neza. Iryo jambo turi bwigane noneho. Reka aho abantu bari mu miryango yabo bashobora kunanura intege, tukaririmba indirimbo 194 194, hanyuma turasenga dukomeze twiga. Imuhira hahirwa hari urukundo, byose biba amahoro hari urukundo, ntihaba impagarara n'urutoto n'inkeke, haba ibyishimo bisa hari urukundo, ineza mu rugo nizana ibyishimo hari urukundo, ivundi ryanezeza hari urukundo, ntihaba kirogoya hari urukundo, ibiri mu nzu byose byahinduka inyamibwa, haba ibyishimo bisa hari urukundo, ineza mu rugo nizana ibyishimo hari urukundo, Yesu akunda kuhaba hari urukundo, isi yose irishima hari urukundo, isanzure ry'ijuru ryuzura umucyo waka, nimanika mwenyura hari urukundo, ineza mu rugo nizana ibyishimo hari urukundo. Senge. Turagushimye cyane data mwiza, kuko ukwiriye gushimwa. Ibyiza byose dufite niwe tubikesha. Waraturinze kandi uduhaye n'ijambo ryawe, uracyakomeje kutuganiriza, uduha imitima yoroshye ihwanye n'ubutaka bwiza, kugira ngo ijambo ryawe kuko ari rizima rikaba imbuto ikura, ribuganiza imitima yacu, riyihembure, riyeze, riyitunganye, tukubera abahungu n'abakobwa, nugaruka tuzakubone mu bwiza bwawe. Ngaho bana natwe no muri gahunda y'icyigisho twinjiyemo, ukingurira intekerezo zacu kwakira ijambo ryawe, kandi nubwo Satani yagiye atuzazanya, ariko haracyari ibyiringiro. Uduhe gukoresha aya mahirwe kugira ngo twihimure ku mwanzi, maze ubwo ugiye kugaruka tuzakubone mu bwiza bwawe. Ngwino ufashe abigisha n'abigishwa, twese dukirizwe hamwe mu mbaraga y'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Kuko
twari tumaze kuvuga umutwe w'amagambo aba ari insanganyamatsiko kugira ngo uteze amatwi amenye icyerekezo cyaho tugana. Tugiye kwigana iryo jambo narimvuze, gusana imiryango yasenyutse n'urukingo kuyiga ihagaze neza. Hari uburyo abantu benshi batekereza yenda ko nta miryango yaba gihagaze neza, nubwo ari mike irahari, ariko nayo isabwa urukingo, ko satani aracyariho, satani aracyakora, kandi yaraturakariye, iyi si yarayirakariye kandi arakariye n'imiryango cyane. Ubutumwa bwiza buheruka bw'ivugurura n'ubugorozi kuko bwahanuwe bubereyeho kutwereka igihe kigeze n'icyo twakora. Mu kanya bwatwerekaga ibijyanye no kurambagiza, ariko bwahanuwe nanone ko buzasana n'imiryango yacu, ko imiryango yo mu minsi y'imperuka izaba igeramiwe, izaba ibangamiwe, izaba iri ku rugamba, kandi ibyo bihe by'imperuka nibyo duhagazemo. Ku bw'ibyo rero dukeneye inama z'ijambo ry'Imana zadufasha kubaka cyangwa gusana iyo miryango yasenyutse, nanone tukabona n'urukingo kuri ya yindi ihagaze neza, yenda n'abashatse vuba cyangwa se n'abagize ayo mahirwe bikaba bimeze neza, kubibungabunga no kubisigasira. Inama z'ijambo ry'Imana ziba zikenewe. Muri iki cyigisho turaza kukigiramo imigabane itatu. Umugabane wa mbere turareba umugambi Imana yari ifite ishyiraho umuryango. Icya kabiri turareba intwaro satani akoresha kugira ngo asenye umuryango. Umugabane wa gatatu turareba uko twafatanya kubaka no gusana imiryango yacu, natwe imiganda twakoresha kugira ngo dusane, kugira ngo twubake, kugira ngo dukingire imiryango yacu. Naho turi bugane, ndagusaba rero ko tuza kubana uhereye tugitangira kugeza aho tuza gusoreza. Umuryango ni umugore n'umugabo n'abana, iyo bagize ayo mahirwe. Abandi baza biyongeraho, ariko abo nibo pfundo ry'umuryango. Imana kuko ariyo izi ibintu byiza, izi ibyadushimisha, izi ibyatunezeza, niyo yashyizeho umuryango. Iyo usomye neza igitabo cy'Itangiriro, usanga Imana yararemye amatungo, ikarema ikigabo n'ikigore, ariko burya nta matungo agira umuryango. Nta matungo agira umuryango, birabyarana kigaca hariya. Ubwo niba ari inka ikazongera igahura n'indi mfizi, ntabwo wayirega ubusambanyi, ikongereka icyayo kikagurishwa iriya kigaciye, ntabwo kiba kizongera kumenya nyina ngo ise n'iriya, nyina n'iriya, nyirakuru n'iriya. Ntabwo ubwo bwenge n'ubwo buryo Imana yabitanze ku matungo. Ariko ku muntu we Imana yashyizeho umuryango, nk'uko tubisoma mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18, haranditse ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Kuri 24 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Icyo dukura muri iki gitabo cy'Itangiriro, ku isomo abantu benshi bazi, umugambi w'Imana yashyizeho umuryango. Umuntu imutandukanya n'inyamaswa, iteganya ko umuntu azasiga iwabo, ari umugabo cyangwa se umusore agasiga iwabo. Niwe uvuzwe mu Itangiriro 2:24, kuko bavuze ngo azabana n'umugore we. Wajya no muri Zaburi 45 umurongo wa 10, naho akavuga ko umukobwa agomba kwibagirwa iwabo n'ishyanga rya se, nawe akaza bakabana, ngo ariko bakabana akaramata, bakarema uruziga, bagahuza inyungu, bagahuza gusenga, bagahuza imirimo, bagahuza inama,
bagahuza umubiri, bagahuza abana Imana ibabahaye. Imana yashyizeho umuryango. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, turi kuri iyo ngingo, ndifuza ko dusoma paje 95. Haranditse ngo Imana yaremye umugore imukuye mu mugabo ngo amubere mugenzi we n'umufasha we, ngo abe umwe nawe, amuhumurize, amutere ubutwari kandi amuheshe umugisha, kandi ngo umugabo nawe amubere umufasha ukomeye. Iyo sanga n'ingoyi Imana yari ishyizeho ikintu gikomeye. Niyo mpamvu Satani acyanga mu bintu yanga byinshi, yanga ko tugira amahoro tunezerwa, ariko ngo yanga umuryango, yanga isabato. Ibyo bintu yabirwanije yihanukiriye cyane. Natwe niho dukwiriye gushyira imbaraga kandi tukabyumva ngo yarigemye kugira ngo uwo mugore uhawe umugabo ngo azamuhumurize, amutere ubutwari, amuheshe umugisha, kandi n'umugabo nawe amubere umufasha ukomeye. Abashyingiranywe bose bafite umugambi wera. Umugabo akwiriye kubona urukundo rwera ruturutse mu mutima w'umugore we. Umugore akwiriye kugusha neza no gukuza ingeso z'umugabo we, no gutuma ziba iziziritse zigasohoza umugambi Imana ibafitiye. Umugambi Imana yari ifitiye umuryango utandukanye yenda nuko twebwe tubibona. Haba ubwo turi kureba ku bintu bigaragara, ibi bigaragara byo kugira ngo abantu biteze imbere, bubake, bagure imirima, bagire ibikoresho. Ibyo nabyo ntabwo ari bibi, ariko ngo yari igendereye kugira ngo uwo mugore ajya ahumuriza umugabo we, amutere ubutwari, amunezeze, undi nawe ngo amubere umufasha. Tubirinduye gato 96 haranditse ngo kuko byangendekeye izindi impano zose z'agatangaza Imana yahaye umuntu, n'ubukwe nabwo bwahindanijwe n'icyaha, ariko ubutumwa bwiza bufite umugambi wo kugarurira iryo hame mu kwera kwaryo no mu bwiza bwaryo bwa katanga ka mbere. Niyo mpamvu nari mbabwiye nti mu butumwa bwiza bw'ubugorozi ikidakwiriye kwibagirana, kitajya kinibagirana, n'umuryango. Ushobora no kumva gisubiwemo inshuro zirenze imwe. Nuko ubukristo budahereye aho ngaho mu rugo, ubundi abarubwa magambo. Ntabwo ubukristo bupimirwa iyo twagiye guteranira, ntabwo bupimirwa iyo twirirwa, ahubwo imuhira iwacu, hagati y'umugore n'umugabo, hagati y'abashakanye. Aho ngaho niho tugeragerezwa, niho dusuzumirwa. Uvuga neza, uwitwara neza, ugira ikinyabupfura, ugira isuku cyangwa umwanda, naho ngaho bipimirwa. Azi kwihangana cyangwa ahubuka, naho ngaho bipimirwa. None ngo izi impano Imana yaduhaye nyinshi kandi nziza, ngo zagiye zihindanywa n'icyaha, ubukwe nabwo ntabwo bwasigaye. Ubuntu bwa Kristo bwonyine nibwo bushobora gutuma uwo muhango ubiki Imana yari yaragambiriye ko ubacyo. Igikoresho cyari kigenewe guhesha umugisha no kuzahura mwene muntu. Turacyari kuri ya ngingo ya mbere iri kutubwira icyo Imana yari igambiriye, intego yari ifite mu gushyiraho umuryango. Ndabisubiramo nkuko nabitangiye. Mbese ntishyireho umugabo n'umugore ngo baje babyarana nk'uko intama zibyarana cyangwa andi matungo. Ntabwo zitura hamwe, imwe icaha n'indi igacaha bikaba birangiye. Ngo icyo yari igambiriye ngo kwari kugira ngo urugo, umuryango, ubukwe, gushyingiranwa kuduhesha umugisha no kutuzahura. Uko niko imiryango iyo mu isi binyuriye mu bumwigirana n'amahoro yayo ndetse n'urukundo rwayo ishobora kugaragaza umuryango w'ijuru ukomeze. Uko umuryango mugari umeze muri iki gihe ni ubusobanuro buteye agahinda bw'uko umugambi ijuru ryari rifite ku bukwe wahushije intego. Noneho ubwo niba muri kubyumva neza, tugeze ku gika cya kabiri. Hano baratubwiye ngo ukurikije uko umuryango mugari umeze mu bihugu byose, ukareba naho utuye, ukareba uwo mugambi Imana yari ifite, noneho ukitegereza sosiyete uko imeze, aho usanga mperutse kugera ahantu hamwe, cyakora birambabaza. Nabonaga umuntu uri gutegura ubukwe, yari
gore bona bari gushyashyana, bari gutegura imyambaro, bari gutegura ibiki n'ibiki, nuko ariko nkabona akuze, baza kumbwira ngo ubwo bukwe ngo umugabo agiye gushaka ngo ni wa 7, yatanye n'uwa mbere, yatanye n'uwa 2, yatanye n'uwa 3. Naribaje ntese ubwo afite icyizere ki kuriya we bazabana? Ngo ukurikije umuryango mugari cyangwa sosiyete iriho, ukareba za gatanya, ukareba abagore b'ibishubaziko, ukareba abagabo batandukanye, ukareba imanza ziri mu nkiko, ngo bishobora kuguha ikintu kigaragaza yuko umugambi Imana yari ifitiye ubukwe wahushije intego. Noneho ngo binyuriye mu butumwa bwiza, bigambiriye kugira ngo ubutumwa bwiza busane imiryango yasenyutse, bube n'urukingo kuyitarasenyuka. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya aho Satani yanyuriye kugira ngo imiryango ihushe intego. Bya bindi twavuze twiga nyine, aho abantu bashaka bitewe no kuyoborwa n'irari, abantu bagashaka bakuruwe n'uburanga, abandi bakuruwe n'ubutunzi, abandi ari uko barambiranye iwabo, bitewe n'impamvu zitandukanye. Ariko mu mugambi Imana yari ifitiye ubukwe cyangwa yari ifitiye umuryango, kwari kugira ngo habe ipica y'ijuru, umuntu abere mugenzi we icyo atashobora, noneho bafatanye gusenga Imana, bagure urubuga, bahinduka umucyo umurika, ku buryo n'abana bato n'abasore bari kubyiruka bajya bifuza kubaka urugo bagendeye kuzo babona, bitewe n'uko haba hari urukundo. Noneho kuri ibi aho Satani yagiye anyurira, mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ndasoma iki Kinyarwanda, ni page 412, ariko ku bafite izindi ndimi ni icyigisho cya 36, handitsemo ijambo rivuga ngo Satani, baravuga ngo mu muryango Satani arimo gukora. Ibendera rye rishinzwe mu ngo z'abavuga ko ari abakristo. Hari ishyari, gushinjanya ibinyoma, kwishushanya, ubuhemu, isumbwe, ubugambanyi, kutiringirana no gukunda irari. Amahame n'inyigisho by'iyobokamana byose byari bikwiriye kuba urufatiro rw'imibereho myiza, bimeze nk'ikirundo gisukuma kigiye kuriduka. Mbese ubwo bari ku ijambo ry'Imana, ibi byahanuwe bitari byagera ku rugero biriho ubu ngubu, ariko ngo Satani ari gukora, ngo ibendera rye yagiye kurishinga no mu ngo zitwa za gikristo, kuko umugabane munini muzi ko abantu benshi babatijwe, bafite amatsinda n'amatorero n'amadini basengeramo, ariko mu rugo, mu muryango, ngo Satani niho yagiye guheraho mu isoko, ngo ahashyira ibendera rye. Si ngombwa ko biba byanditswe mu nzu yawe, ahubwo ni ibi bikurikira bahavuze, ngo nuko muri iyo miryango icyo uhasanga ni ishyari. Nawe tekereza umugore n'umugabo kugirirana ishyari. Ese ku byanditswe bivuga ko aba ari umubiri umwe, ni ukumugirira ishyari kubera iki? Ariko ribaho niba ari wabo, ari wamusura cyane iwanyu, yenda bakaba batashikurwa ngo baze, baratangira bikaba inshuro, ubwo ishyari rikaza bikaba ibicika. Ikindi ngo hariho no gushinjanya ibinyoma, agatangira akamushakaho amafuti, amwe agaragara andi atagaragara, ngo akagenda yatubura. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa mbere, yenda yose ntiturujye tuyasoma kubera igihe, ariko ni page 119, ngo Satani ni inyaryenge cyane, ngo ajya atega ibico, ngo kandi akaza kubitega mu miryango yacu, ngo akareba uko binjira n'uko basohoka, uko binjira ngo abone aho yahera. Niba akandagiye n'isafuriya, niba hari isahani asanze ku muryango, niba asanze bitameze neza, ngo akagira ahantu ahera, ngo maze bagatangira bagashinjanya ibinyoma n'ubuhemu, isumbwe, ubugambanyi, kutiringirana no gukunda irari. None amahame y'ibyobokamana nayo akagenda akavaho. Abantu ntibabure kuba baririmbyi mu rusengero, ntibabure kuba abayobozi, ariko iwabo
mu muryango nta masengesho, nta yobokamana, nta kwihana ibyaha, nta gusabana imbabazi, mbese idini ririyo, naho mu miryango ngo Satani yahashinze ibendera. Ngo ibijyanye n'inyigisho n'amahame by'iyobokamana ari byo byari bikwiriye kuba urufatiro rw'imibereho myiza, nibyo byari bikwiriye kuba urufatiro rwa wa muryango, ngo ubu nabyo bimeze nk'ikirundo kiri gusukuma, kiri hafi kuriduka. Ari nayo mpamvu ba mudugudu nibo bahora baza kunga, ba diyakoni nibo baza kubahendahenda, guhenda abantu bakabana kubera babyaranye bati ntituri butaba abana. Undi nawe akavuga ati hano hari ifaranga keretse nidupasura tukagabana. Mbese ugasanga abantu babanye ku mahwamihwame, ariko mu mutima, mu byiyumviro, mu bitekerezo baragize za gatanya. Ariko izo nazo ziba zarasenyutse, nubwo baba bakiri munsi y'igisenge kimwe, ariko iyo badahuje icyerekezo, iyo badakundana, iyo batihanganirana, iyo bari gushinjanya ibinyoma, iyo umwe atareba muri telefone y'undi, mbese n'umubare w'ibanga ubikaho amafaranga kuri telefone, kuko turi mu gihe cy'iterambere, umugore akaba atazi umubare w'ibanga w'umugabo, n'umugabo nawe ntazi uw'umugore. Ubu ku bakiri bato bo hari n'aho usanga afite amazina y'abantu muri telefone, yashyizeho utundi tumenyetso adashaka kubita amazina yabo, yarashyizeho XX, ugashaka uwo muntu witwa X na Y ukayoberwa uwo ari we. Nuko kutiringirana, ntibiringirane mu mutungo, ntibiringirane mu mibanire yabo, hakabaho gucana inyuma n'ibindi. Turi buze kuvuga, twabonye ko amayira Satani anyuriramo ajya gusenya imiryango yacu iyo ni menshi, ariko aha nshaka ko tuvuga ku tugingo, ndatuvuga ni ingingo nk'irindwi, ariko ndaza gusobanura izingana n'umwanya ndiwe mfite. Anyurira mu kintu cy'ubusambanyi, akanyurira mu businzi, akanyurira mu busambo, anyurira mu bunebwe, gutwaza igitugu, kwivanga kw'imiryango bavukamo, ndetse n'amarushanwa. Ibi Satani abinyuriramo kugira ngo ashobore gusenya imiryango, kandi Satani tukaba tumwikururiye, kuko uwikururiye sakabaka nyine aba yiteguye bya bindi Abanyarwanda bavuze mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, urupapuro rwa 500, ni igitabo ni volume ya 2. Ndasomamo ijambo rito, ni ku isubi ya nyuma, page 500. Umugore wawe mwaratandukanye, we n'umunyabuntu cyane, yemwe n'umutuntu duto cyane, we yagaragaje kugira ubuntu mu byimviro byawe by'ubutita, uramucyaha. Wimakaza muri wowe umwuka wo kwikakaza utarangwamo urukundo. Utera umugore wawe gutekereza ko akubereye umutwaro n'ikirushya, kandi ko adafite uburenganzira bwo kugira uwo akorera ibyiza nubwo yamuhaduke. Ibyo byose biramunaniza ku buryo bumwihebesheje, bimutera kumirwa, kandi ntafite imbaraga zikenewe zo kubyihanganira, ariko yikinga munsi y'umuyaga. Arwaye indwara y'imitsi yumva. Iyaba imibereho y'urushako rwe yarabaye myiza, yakabaye afite ubuzima bwiza. None nshaka ijambo nashatse, nubwo yanayafite uburemere, haranditse ngo ariko kuva mwashyingiranwa mwararitse umudayimoni mu muryango wanyu, awurimo yishimira imibabaro yanyu. Hari abantu ngo ubu ingo nyinshi, imiryango myinshi yamaze kurarika umudayimoni, yamaze kurarika dayimoni, ku buryo iki gitabo kiravuga ngo hari ingo zahunzwe n'abamarayika. Ngo dayimoni na marayika w'Imana ntago babana mu muryango, ngo ahubwo dayimoni ngo abantu bamaze kumurarika araza, ngo none ahora yishimira imibabaro iri gukorerwa abari kurwana, abari kuregana, abari gushinjanya. Hari n'abashinjanya inzaratsi, ati nibi biryo ndabirya ruko umaze gukoramo.
bitewe n'uko urumva ntabwo amwiringiye, ngo ni dayimoni wamaze gushinga ibirindiro kugira ngo ahave. Rero ntakurwamo n'ikindi keretse kwiyiriza ubusa no gusenga, keretse gufata ingamba nk'uko nababwiye. Ikigisho cyacu kirimo imigabane 3, ubwo turi ku mugabane wa 2. Twabonye umugambi Imana yari ifite ishyiraho umuryango. Twabonye kandi nuko wahushije intego bitewe n'ibi bitero by'umwanzi. Icya mbere, reka tuvuge ku kijyanye n'ubusambanyi. Nubwo abantu benshi cyane baba barasezeranye nabo bagiye kubana, bababwira imitoma, baba baranyuze mu idini, baba barishingiye, baba baragiye nijoro, yaba yaramuteye inda ariko y'ikinyendaro, ariko ibyo ari byo byose amagambo baba baravuganye aba yaramubwiye yuko ari we azakunda, ari we azakundwa akaza, ari we bazabana, ari we wenyine, ari we wa mbere. Buri wese abibwira mugenzi we, ariko igihe kiragera bagacana inyuma, ngo hakabaho iki kintu cyitwa guhararukwa. Tugisoma mu gitabo cy'abacamanza, abacamanza igice cya 19 handitsemo ibyabaye kuri uyu muntu. Haranditse ngo muri iyo minsi nta mwami w'Abisirayeli bari bafite, nuko hariho umulewi wasukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye umugore we aramuhararukwa, akajya asambana, arahukana, ajya kwa se i Betelehemu y'i Buyuda, amara y'amezi 4. Satani si uwa none, imiryango yayiteye kera, ariko hari icyo tuhasanze, ni ikintu cyitwa guhararukwa. Nagira ibihe byo gukundana no kwishimirana, ariko akaba ari agahararo, kuko rwa rukundo ntirufite imizi, ntirufite imizi mu Mana, ntirufite imizi mu mico, ahubwo ni ibintu by'agahararo biyobowe n'irari n'iruba. Ngo igihe kiragera bagahararukanwa. Ikiva mu guhararukwana mugenzi wawe ngo ni ukumuca inyuma akajya asambana, hirya yo gusambana habaho kwahukana. Icyakora muri ibi bihe bya nyuma hari n'igihe kwahukana bitakiri byinshi, ahubwo agashinga amapinyo akavuga ati tuzahangana, uzarusha indi ngufu niwe uzaruvamo. Uko guhangana rero, iyi ntwaro y'ubusambanyi Satani yarayikoresheje cyane cyane aba bana batarashakana ngo babane mu rugo, ahubwo bagahana za avance nk'uko twavuze tubyiga mu mwanya, bituma agahararo iyo kamaze gushira bongera bakicunuza, bagakina umukino bari bamenyereye. Ikindi, Satani bitewe n'uko yamanukiye isi afite umujinya ukomeye cyane ku bantu, bituma iyi ngingo y'ubusambanyi nk'uko byari i Sodomo, nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa, nk'uko biri muri iyi minsi ya nyuma, ntabwo hariho n'imiryango, hariho n'abantu baba barabisetinze mu ntekerezo zabo ngo ko atagomba. Hari umugabo umwe duherutse kuganira, yashatse umugore wa 2. Turamubaza, se wa mugabo we kunashaje kugeze ngo ngiye kuva kera ngo nari nzi ko ntazasazira ku mugore umwe. Nuvuga ngo n'imiterere y'abantu n'ibyo bishyizemo nabyo bijya bituma iki kintu cyitwa ubusambanyi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ni nacyo gitandukanya umugore n'umugabo, ndetse n'ubuyobozi bw'ibihugu bimwe na bimwe bugendera kuri iryo tegeko, ariko ntibibuze ko abagabo baca inyuma yabo bashakanye, abagore bagaca inyuma abagore babo, abandi bakabaca inyuma bakavanga abana. Bimaze kuzana ikintu gikomeye cyane, ku buryo niba mubikurikirana, umugabo asigaye abwira umugore ati ntabwo nizeye ko aba bana ari abanjye, ati tugomba kujya kubapimisha, ati tugapima ADN tukareba yuko ari abanjye, bitewe n'uko Satani yamaze kwinjirira abantu, bigatuma abantu batanagirira n'icyizere abo bashakanye. Iki cyabaye icyago gikomeye mu bihugu byose, kandi abana b'Imana bagomba kukirwanya. Abana b'Imana bagomba gufata ingamba bakiyegereza Imana, bitewe n'uko ubusambanyi, ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakorinto ngo ibyindi byaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri. Reka iki
ngisome mu rwambere rw'Abakorinto, igice ni cya 6. Reka dusome aya magambo. Haranditse ngo ni igice cya 6 umurongo wa 18, muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Ijambo ry'Imana riciraho iteka ubusambanyi bw'uburyo bwose, ariko by'umwihariko umuntu wamaze no gushaka agasiga uwo bashakanye akagenda akajya gushaka undi, icyo gihe abaciraho iteka rikomeye cyane, n'urugo rwe abarusandaje. Iyi ngingo Satani yayishyizeho umwete cyane, icyo gituma abagabo benshi batanyurwa n'abo bashatse, agahora arambagiza ya mpeta yari yambaye akongera akayikuramo akayihisha. Ubundi namwe murebe ubusambanyi ku isi ukuntu bwubakiwe amazu, bwubakiwe imitako kugira ngo bareshye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko mu minsi yacu ya nyuma hazaba hari ibi bintu bikomeye. Muri cya gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo page 320 handitsemo ijambo rikomeye rivuga ngo hari abakobwa benshi bataye umutwe, abagore batagira umutima, batagira isoni, bafite impano yo kureshya, bishimira kubana n'abasore, bashakisha uko bashyeshyengwa n'abagabo, kandi bagatera abagabo bashyingiwe cyangwa abasore batarashyingirwa kubifuza. Bityo rero nimudahorana gushikama nk'icyuma, muhanze amaso yanyu Yesu, muzafatwa n'inshundura za Satani. Ku isi ya none ngwirimwe abagore n'abakobwa bakanuye amaso, bambara ubusa, bigira nabi, ngo icyo baba bagambiriye ngo bari kugira ngo bafate mpiri imitima y'abasore batarashaka n'abagabo bashatse. Kuko Satani azi neza ko icyo bakoresha ni ibigaragara bikurura amaso y'abagabo. Abagabo nabo bakoresha amafaranga, bakoresha amagambo, bari kugura abana b'abakobwa bato. Ni mperutse kumva abana b'urubyiruko baganiraga, ari kuvuga ati njyewe ati yo ku ishuri bantumye umubyeyi, ati ndebe ikigabo cy'igisaza, ati mpa amafaranga, akimpa amafaranga ngo akajya kumupresenta nk'umubyeyi we. Urumva yuko abagabo bakoresha influence Imana yari yarabahaye y'amagambo, bagakoresha amafaranga, barangiza bagaca inyuma abo bashakanye. Abagore nabo bagakoresha ikimero cyabo n'uburanga bwabo, barangiza ngo icyo cyaha kiragenda kiriyongera. Ni kimwe mu byarimbuje Isodomo n'i Gomora. Ubu busambanyi rero buragwiriye kandi bushenye ingo nyinshi cyane. Ku bw'ibyo tugomba kumenya aho Satani yanyujije igitero, akaba ariho dusana bwa mbere, akaba ariho dusana tukiyegereza Imana. Ikindi ni ikijyanye n'ubusinzi, kandi byombi ntabwo bijya bitandukana. Iyo urebye icy'ubusinzi, Bibiliya kivuzeho yahuranije ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha. Ese zikubaganisha ziti? Benshi barabizi, ariko reka tugerageze kubivugaho gatoya. Mu gitabo cyitwa Kwirinda, Temperance, usomye uhereye kuri page ya 18, bavuze inzoga ko ari isoko y'urugomo, inzoga zikora ku bukungu, inzoga zisenya umuryango, intandaro y'impanuka, inzoga zikora ku buzima rusange, inzoga ariko hano ku muryango reka bariho dutinda gatoya. Page ya 24 handitse ku bijyanye n'inzoga, banditseho iri jambo rivuga ngo nta gicumuro gihindanye impano z'agaciro Imana yaduhaye, z'agaciro z'Imana no kuzikoresha nabi, nko gufata ibiva mu butaka ukabikoramwo ibisindisha. Itegereze urugo rw'umusinzi, zirikana ubukene bwe bukomeye, ubuhanya n'imibabaro ye,
itarondoreka. Itegereza umugore wari usanzwe anezerewe ahunga umugabo we wahindutse nk'umusazi. mutega amatwi amusaba kumugirira imbabazi mu gihe we amukubitana ubugome we ari kumuhunga. Mbese amasezerano basezeranye mu gihe cyo gushingirwa kwabo ari he? Nababwiye ngo yaba yo basezeranye mu buyobozi, baba basezeraniye mu idini, baba basezeranye ari bombi gusa bagiye gukora ubukwe butemewe bw'ijoro, ariko ibyo ari yose hari uburyo basezeranye gukundana, ngo ya masezerano inzoga zituma yajugunya ahubwo akamukubita. Mbese rwa rukundo yagombaga kumukundwakaza, za mbaraga yagombaga kumurindisha ziri he? Mbega zirashonze nk'amabuye y'agaciro ashyizwe mu itanura ry'umuriro ugurumana, zishongera mu gikombe cy'ibizira. Itegereze abana be basa n'abambaye ubusa, nyamara mbere yarabakundaga cyane. Ntibari barigeze bicwa n'umugaru w'imbeho cyangwa ubukonje, cyangwa ngo basuzugurwe n'abisi babakoba. Kwitabwaho na se no gukundwa na nyina byahinduraga urugo rwabo paradizo, ariko kuri ubu byose byarahindutse. Umunsi ku wundi amajwi no gutaka yumvikana mu minwa y'abana na nyina azamuka agera mu ijuru. Umusinzi yajimije ishusho ya kimuntu, kandi ikindi ku musinzi higaragaza ubugizi bwa nabi bw'umwanzi Satani. Hepfo ntabwo nshaka gusoma byinshi, ariko ndihutira aha hantu. Igiteye ubwoba kurushaho ni uko icyo cyago cy'umuvumo kigera no ku mutima w'umuryango. Abagore nabo birundurira mu kunywa inzoga mu ngo nyinshi. Abana bakiri bato ndetse n'uduhinja b'inzirakarengane buri munsi bashyirwa mu kaga gatewe n'umunenganenzi bwa nyina, gufatwa nabi no guhindana kw'abagore b'abasinzi. Abahungu n'abakobwa bakurira mu gicucu cy'icyo cyago gishishana. Ahazaza habo hazamera hate bitari ukurohama cyane hasi cyane kurusha ababyeyi babo. Hano bari gushaka kutwereka ko ubusinzi bwatangiriye mu bagabo, none bumaze gufata n'abagore. Namwe nimwitegereza iyo miryango irimo urwo rushungandushyi, izo nzoga zibahindura nk'abasazi, zigatuma badashobora gufata ibyemezo, zikamunga ubukungu, ntibagire imbaraga zo gukora ibyo bakoze nabyo, ibyo bakoreye nabyo, umutungo bari bafite nabo bakawusesagura bitewe n'iyo ngingo. Hari n'ubunebwe. Iyo usomye mu gitabo cy'Imigani 13 umurongo wa 4, naho hatubwira ijambo ry'Imana ryamagana ubunebwe, ariko cyane cyane iyo bigeze ku mugabo wari ukwiye kuba umutwe w'umuryango kugira ngo awukorere, kuko ibyanditswe bivuga ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo. Nasomye amagambo iyo ndifuza kuyageraho nje kuri ya ngingo, kuko navuze ko izi ngingo zose ntashobora kuzisobanura mu mwanya muto. Hano bavuze mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2, igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2, ndasoma mwiri jambo sa n'uwihuta. Ni icyigisho cya 7, ni page ya 49. Haranditse ngo mu gihe hari abantu alors que beaucoup de gens sont trop absorbés par les affaires, d'autres vont à l'extrême opposé. Mu gihe abantu bamwe bakora imirimo ubutaruhuka ugasanga byarababase, abandi bo bajya mu kindi cyerekezo kinyuranye n'icyo cyane, ntibakore na gato, bakibera abantu b'abasungarere. Icyo kinyarwanda nakoresha ngo mwene data witwa X ari muri iryo tsinda. Ubwo bwo bashyizeho X, rero nawe wishireho niba koko udakorera umuryango wawe. Hano bakoresheje ijambo nshaka gusoma, alors qu'il devrait être le chef de sa famille, yakagombye kuba umutwe w'umuryango cyangwa umutware w'umuryango we. Ntabwo ariko biri mu by'ukuri, ahubwo imitwaro n'inshingano ziremereye yazishyize ku mugore we, mu gihe we ari ntabyo yitayeho, ari mu bunenganenzi, ngo ahubwo agakora utuntu
ngo tudafite n'aho duhuriye n'inshingano z'umuryango. Ariko kino kibuguzo yibereye mu makarita, yibereye mu bintu, ukavuga uriya muntu koko ni umugabo ufite umugore n'abana bagomba kujya ku ishuri, bagomba kurya, akazi ke ni ukubyara, nabo byaye bamwe ntazamenye ngo bameze bate. Icyo kintu cy'ubunebwe ku bagabo cyane cyane, yabona rurashonje ahubwo akaruta akajya kurya iyo bihiye, nabyo ni igitero Satani yanyuriyemo kugira ngo ashobore kwandagaza umuryango no kuwusenya. Rero reka nse n'uwihutiye ku muti uko twafatanya gusana iyo miryango yacu. Twabonye ko biri mu mugambi w'ubutumwa bwiza, ndetse iyo usomye Yesaya 58 ugasoma uhereye ku murongo wa 12, ubutumwa bwiza buhanurwa bugomba gusana, bukubaka imfatiro zashenywe, ariko bugasibura n'inzira zijya mu ngo. Bisobanuye ngo umugabo akamenya inshingano ze, umugore nawe akamenya ize, umwana akamenya ize. Icyo gihe Imana igahabwa icyubahiro. Birashoboka. Reka tugerageze gusoma mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu. Ni igitabo cya mbere, paje 184. Havuzwe ibintu bigera muri 4 cyangwa 5 bishobora kudufasha kugira ngo dusane kandi dukingire imiryango yacu. 184 handitse iri jambo rivuga ngo babyeyi, mutangire mu muryango wanyu umurimo w'ubuntu ugomba gukorerwa mu itorero. Mugire inyifato izatuma abana banyu babona ko mukorana n'abamarayika bo mu ijuru. Mujye mugira ihinduka rya buri munsi, mwitegure kandi mutegure n'abana banyu kugira ngo muzabone ubugingo buhoraho mu bwami bwo mu ijuru. Abamarayika bazababera abafasha b'ingirakamaro. Satani azabashuka, ariko ntimukamwemerere, ntimukavuga ijambo nubwo ryaba rimwe umwanzi yakungukiramo. Hano bari gushaka kutwereka ko dukwiriye guhera mu miryango yacu, tugafata ingamba zo guhinduka, tugafata ingamba zo gusenga, tugafata ingamba zo gukumira Satani, kuko biranditswe ngo tumurwanye nawe azaduhunga. Noneho berekanye ibintu bigera kuri, ubwo twari tubonye kimwe, ni icyo gicaniro cy'umuryango, kugira ngo umugore n'umugabo bahurire mu iyobokamana kandi bariho agaciro gakomeye, kuko nirwo rukingo rwa mbere. Icya kabiri baranditse ngo ijwi rinejeje, kwiyoroshya no kwicisha bugufi, urukundo rwimbitse bigaragarira mu bikorwa. Iyo bihujwe n'akamenyero ko gukunda umurimo, kugira isuku no kuzigama, bishobora guhindura ivundi ryoroheje urugo runejeje kuruta izindi, kandi abarugize bakiringira kwemerwa n'umuremyi wabo. Ijwi ryiza, wa mugore we ukagira ijwi ryiza ku mugabo wawe atashye. Umugabo utashye ntagire ijwi ryirukana abana ngo birukankire mu ntarure, ahubwo niba hari n'ibitagenze neza akabikosora, ariko mu mwanya mwiza. Ngo iryo jwi rinejeje, urukundo, kwihanganirana, ndetse ngo n'isuku. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, isuku irakenewe, ndetse ngo n'umuco wo kuzigama no gukunda akazi, gukunda umurimo. Abantu bakabyuka kare, bakaba bapanze bati rero wa mugore ugiye gucuruza inyanya, nanjye ngiye kuba ndi guhinga, umwana nawe nateka igikoma, undi ugimbutse. Ngo uko gukunda umurimo, bagakunda isuku no kuvuga ijwi rinejeje, ariko babitangije rya jambo ry'Imana, bizabafasha gutuma dusana ingo zacu zari zimaze guhengama, ziri gusukuma, izindi zaratanye. Byanashoboka rwose ko habaye imico myiza, n'uwari waragiye akongera akagaruka, akongera agasubiza umutima impembero, kuko binanditse ngo ubundi Imana ntabwo yemera ko umugabo n'umugore batana badapfuye ubusambanyi. Ngo niyo yahukanye, niyo yagiye iwabo, ngo azahinduke igishubaziko. Bisobanuye ngo ntabwo aba yemerewe, kuko umushingiwe atarahowe gusambana abasambanye, ucyuye wasenzwe nawe abasambanye. Urukumva yuko ari ikintu gikomeye cyane. Hanyuma mu muzingo wa kabiri w'icyo gitabo, paje 519, twerekera aho tuza gusoreza, harimo amagambo akomeye nayo atwereka uko twafatanya
kugira ngo turwanye ibyo bitero bya Satani. Ntidukwiriye kubirebera, ntidukwiriye kubyemera ngo tugire ingo zahunzwe n'abamarayika, kuko bifite ingaruka kuri sosiyete, bifite ingaruka ku itorero, bifite ingaruka ku gihugu. Birakwiriye ko duhaguruka buri wese ku giti cye kandi abifashijwemo n'imbaraga y'Imana. Muri iki gitabo paje 519 ni intekerezo imico n'ubumuntu, igitabo cya 2, haranditse ngo mureke amahoro aboneke mu miryango, no mu itorero hazaba amahoro. Niko handitse. Aya mahoro arashakwa, araharanirwa, dore ko bari kuducika. Satani aza kuyatubuza anyuriye ku mugabo cyangwa ku mugore cyangwa ku mwana. Ntabwo ibikoresho akoresha ari abaturanyi nk'uko benshi babitekereza, abavuye kure. Yego nabo hari uruhare bagira, ariko nuko basanga iby'iwacu byatokowe. Haranditse ngo mureke amahoro aboneke mu miryango, no mu itorero hazaba amahoro. Iyi mibereho y'agaciro nizanwe mu itorero izaba icyanzu cyo kugirirana urukundo n'ubugwaneza kuri bene data. Intonganya zizashira, maze tubone ubugwaneza bwa Gikristo bugaragarira mu bizera b'itorero. Isi izamenya yuko babanye na Yesu kandi bamwigiyeho. Mbega ukuntu itorero ryagira imbaraga imbere y'isi iyaba bizera baryo babaga nk'abakristo. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riradushinja ko tutari abakristo. Yego twageze muri Yorodani, yego twahinduye amazina, yego dufite inshingano runaka, ariko ubukristo butabonekera mu muryango ngo ushobore kwihanganira uwo mwashakanye, ushobore kumugirira imbabazi, ushobore kuzirikana amasezerano mwagiranye, ntabwo bwaba ari ubukristo. Hano haranditse ngo mbega ukuntu byaba ari ikintu gikomeye cyane turamutse tubaye abakristo tukagirirana imbabazi, ingo zacu zakubakwa kandi zarangizwa zikagira akamaro gakomeye cyane. Ngo hepfo handitse ngo kabone nubwo mwaba mushikamye ku mahame y'ukuri kw'iki gihe, ntihakagire n'umwe wibwira ko yagezeho atakora amakosa. Ariko niba amakosa akozwe, tugomba guhora twiteguye kuyakosora. Ariko nanone twirinde ikintu cyose gishobora gutuma habaho amacakubiri no kutumvikana, kuko ijuru riri imbere yacu, kandi mu baturage baryo ntihabamo kutumvikana. Ntabwo turi abamarayika, amakosa ashobora kubaho. Noneho burya gukosorana, kubabarirana nibyo by'ingenzi kandi byadufasha. Noneho ibyo bizatuma nitumara kubaka ruriya rukuta, bizatuma na cya kindi twari twavuzeho kijyanye n'imiryango tuvukamo ishobora kuza kwivanga mu mibanire yacu. Ni ukuvuga ngo tuzabaha umwanya dukwiriye kubaha, tubakunde, tubakire, tubunganira igihe bibaye ngombwa, ariko be kwinjira muri rwa ruziga rw'umuryango. Imana yacu irifuza yuko uyu murimo wakorwa, kandi ugakorwa kuri buri wese akoze uruhare rwe, buri wese agatanga umusanzu, agasaba Imana kugira ngo imushoboze kandi adakoresheje igitugu. Iriya ngingo y'igitugu reka nyigarukeho gatoya, bitewe n'uko Satani ashaka yuko abantu bahatana, cyane cyane iyo binyuriye ku mugabo, aho biba byabaye ibindi. Mu gitabo cy'Abalewi, Bibiliya ivuga iri jambo, Abalewi 28. Reka turebe iri jambo, reka turebe Abalewi ni 25, na Abalewi 25. Turebe iri jambo icyo ryadufashaho. Reka tuhagere turebe icyo ijambo ry'Imana ryavuze ku bijyanye n'iyi ngingo yo gukoresha igitugu. Iyi ngingo yo gukoresha igitugu, turebe iki byanditswe biyivugaho. Ni 25 umurongo, reka tuwugereho, ni 53. Bavuga ku bagaragu, ariko bavuze ngo abane nawe amaze nk'umukozi ukorera ibihembo by'umwaka
ntukamutwaze igitugu imbere yawe. Yenda dushatse twagarukira hariya, niba Imana yarabonye yuko n'umukozi uhemba ku mwaka cyangwa uhemba ku kwezi ikabuza umwisirayeli kumutwaza igitugu, noneho byamera bite kubo mwashakanye? Byamera bite kuri wa wundi waje kukubera umufasha? Ni ukuvuga ngo afite ubwenge bukuze, wamugira inama, wamukosora. Ariko biriya byo gutwaza igitugu, cyane cyane kuri twebwe abagabo, Satani yagiye abateramwo icyo kintu, maze bisenyera ingo mu buryo bukomeye cyane. Reka tubisome muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo, page 216. Haranditse ngo ubuzima bwawe bwarushaho kuba bwiza igihe utagerageza kugaragaza ubutware bwawe ukoresheje itegeko ridahinduka, witwaje kuri umugabo na se w'abana. Ibi byo binakubitana n'umuco wa kera w'Abanyarwanda. Bumvaga ko umugore asa naho ari igikoresho, asa naho wamuguze kubera ko wamukoye. Ariko iyi myumvire ikwiriye guhinduka, ukamenya yuko n'inkwano watanze burya ni impano, ni umushabisho, ni ikintu cya gift watanze, ariko ntabwo wabona ibiguza umuntu. Ngo kubera iyo mpamvu rero hano haranditse ngo abagabo benshi bakoresha ubwo butwara Imana yabahaye bakabukoresha nabi, ngo kuko ari umugabo na se w'abana. Uburyo ukoresha bwerekana ko utazi neza icyo uri cyo n'akamaro kawe. Aho kuba umuhuza w'urugo, uri umunyaburakari kandi utwaza igitugu, ntugira mu buryo bukomeye kwibaza. Wari ukwiye kwibaza ukavuga uti aba bantu ko ari njye wari ukwiye kubakingira, ko ari njye wari ukwiye kubahuza no kubagira inama, none nkaba ngiye kubatatanya nkoresheje uburakari n'igitugu, bazaba abandi. Uko wakora uko ariko kose, mu bihe bimwe na bimwe ntibyagaragara ko bitunganye mu maso y'umugore n'abana bawe. Iyo wafashe umwanzuro, ni gake gusa ushobora kuwuhindukaho. Ufata imyanzuro no kuyishyira mu bikorwa, no gushyira mu bikorwa ibyo watekereje, kandi rimwe na rimwe utari mu nzira nziza. Ibyo nabyo ugomba kubizirikana. Ukeneye urukundo rwinshi no kwihangana no kwiyemera gake mu byo uvuga no mu byo ukora, mu buryo ubyifatamo. Aho kuba umuhuza w'umuryango, uzaba nk'icyuma cyo kwangiriza no konona abandi. Ibi ntabwo bikiri ubuhanuzi, ahubwo birerekana ko imiryango myinshi ariko ibayeho. Ubutumwa bwiza burararika abagabo bafite izo ngeso. Ubutumwa bwiza burararika abaca inyuma y'abagore babo. Ubutumwa bwiza burararika abagabo bafite umutima w'ubusambo bacura imiryango yabo kugira ngo bahinduke, ingo zabo zigira amahoro. Ubutumwa bwiza burararika abagabo babaye ingare b'inkazi, b'abanyamazimwe, nabo baca inyuma y'abagabo babo, nabo b'abasinzi, ngo bongere bagaruke. Bitabaye ibyo, sosiyete yabigeze ahantu hakomeye cyane, handi twasomye ngo ni nk'ikirundo kiri gusukuma cyenda kuriduka. Ubutumwa nubwo kuramira imitima kugira ngo abantu bongere bashaka uburyo bakwigira hafi y'Imana, ngo bayishake bigishoboka kwibonwa kandi bayambaze ikiri bugufi. Hepfo umwanditsi yakomeje ari gutanga inama, ari nazo dusoreza bati: mu gihe ugerageza guhatira abandi gushyira mu bikorwa ibitekerezo byawe kuri buri ngingo, ubugize nabi kuruta kwemera kugamburuzwa kuri zo. Nubwo ibyo wibwira mu bitekerezo byawe byaba ari ukuri, ariko bishobora kuba atari ukuri. Burya umuntu aribeshya cyane. Wowe ushobora kuza wabipanze nk'umugabo, ukaba wabinogereje, wumva ko rwose ari inyamibwa, ariko ngo bikaba atari ukuri. Iyo ugisha inama abo hanze y'umuryango, maze bazikugiriye mugafata umwanzuro kimwe, ibyo nibyo bigutera kugwa mu mafuti menshi no guhata ku mbaraga no kutumva ibitekerezo by'abawe, ahubwo ukabahatira gukora nk'uko byumva. Iyi mico ni mibi cyane. Imana yiturinde aho kuza wafashe ibyemezo, ngo ahubwo ukagisha inama abandi batari umugore wawe, abandi batari abana bawe, ukaza wafashe ibyemezo ushaka ko babigenderaho. Nawo ni inzira n'umuyoboro Satani yanyuriyemo kugira ngo asenye imiryango.
Imana yo mu ijuru kuko idukunda yatanze ubutumwa bwiza kugira ngo buze bube umuti, umugabo yorohe, umugore ace bugufi, amwumvire kandi amukunde, afite ituza, umugabo nawe arebe ko ibyo ari gukora bihuje n'ijambo ry'Imana, ko byagira akamaro, maze mu byo akora byose amenye ko inyungu ari kuzizanira umuryango we. Kandi ibyo kugira ngo abishobore ni uko agomba kwegera isoko ariyo Yesu, kuko Yesu yaravuze ngo ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Ntawashobora gusana umuryango, ntawashobora kuwuyobora adafite iyobokamana rizima ry'ukuri. Burya n'inyigisho z'ibinyoma nazo zifite uruhare mu gusenya imiryango. Amayerekwa atariyo nayo agasenya imiryango. Abantu gutekereza yuko ubukristo ari ubwo hanze, ari ubwo kunezeza abayobozi, ariko ntibashake ya soko ubw'Imana ariyo yubaka zigakomera. Ko tubisoma muri Zaburi 127, niyo mwubatsi mukuru. Reka muri uyu mwanya dusabe Imana kugira ngo idufashe, iduhe imiganda ikomeye y'urukundo, kwihanganirana, kubabarirana. Twongere dusane ibicaniro byo mu muryango, dusenga Imana, tuyisabe gukundana no guhuza imico yacu. Nidashobora guhura, iduhe kuyihanganira. Kandi tumenye yuko Satani ntabwo yakwirukanwa n'urusaku, ngo ahubwo yirukanwa no kwiyiriza ubusa no gusenga. Reka Imana yo mwubatsi mukuru itwubakira imiryango kandi yisane, yirinde kurindimuka. Yesu nagaruka tuzahabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen.